ngo igihugu kugira ngo kibe igihugu cyagiraga ibigitandukanya n'ibindi. Muri ibyo ngibyo twavugamo umuco ukubiyemo ibintu byinshi. Nk'igihugu cyacu hari ibyo wabonaga bitandukanye n'ahandi. Twavuga guterekera, kuragura, ndetse bakagira na za kirazira. Ibyo ngibyo nibyo byatumaga igihugu gitandukana n'ibindi. Umuco nicyo gicumbi cy'igihugu kugira gitandukane n'ikindi. Uzasanga bavuga indimi zitandukanye. Kuvuga ikinyarwanda bivuze yuko uri umunyarwanda wa nyawe cyangwa ufitanye isano n'igihugu cyacu. Ibyo ngibyo niyo mpamvu muri ka gace twahariye umuco kugira ngo utazavaho ucika tuwureba. Uyu munsi twabateguriye kirazira 10 zabagaho mu muco wacu. Zabaga zigamije iki? Hari ukwigisha, gukangura cyangwa se kubuza abana gukubagana ibintu bimwe na bimwe kugira ngo basigasire bimwe mu bikoresho igihugu cyabaga gifite bifashishaga mu buzima bwa buri munsi. Kabone ko bimwe muri ibi iyo wabirengagaho harimo n'ibyakugiragaho ingaruka ku buryo ushobora kuba wanapfa kandi ubyita imikino. Niyo mpamvu uyu munsi twazibateguriye kugira ngo tubasubize ahahise mumenye, kuko uhinga neza ahinga mu mutwe kurusha kugira amatoni n'ibindi, kuko ibyo utunze ushobora kubibura ariko ibyo utunze mu mutwe uzabigumana paka. Murakoze cyane. Iyi ngiyi ni Batizo TV show. Haba bo mu Buganza, mu Nduga Ngari, Igisaka cy'Imigongwe, icy'Imihunya, haba abari mu Bunyambi, mu Bugoyi, mwese tubahaye ikaze kw'iyi nango. Muze musomeho mwese. Munyemerere kirazira zacu tuzihere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 cyaraziraga kwica inyamanza cyangwa se kwica igikeri. Kubera iki bino byaziraga? Inyamanza yari isobanuye byinshi mu muco wacu, dore ko yasimburayizinga cyangwa yabaga isobanuye abasinga, ndetse igikeri kigasobanura abega. Rero kubyica byafatwaga nko kwica umuntu kuko byabaga bisobanuye ubwoko wabaga ukoze ibara ndetse amahano mu gihugu. Niyo mpamvu byaraziraga. Ku mwanya wa 9 cyaraziraga kurya uryamye. Kubera iki? Ku mugore utwite cyaziraga kurya uryamye, ni ukubera ko iyo waramukaga ubikoze wabyaraga umwana w'igisambo. Ku mwanya wa 8 cyaraziraga gukandagira ku ishyiga ry'inyuma, kuko iyo wakandagiraga ku ishyiga ry'inyuma bakubwiraga yuko yari igamije kwigisha. Umwana yashoboraga kurikandagiraho ibyo batetse byose bikameneka, bigatuma buraza abandi ndetse n'abo mu muryango bose bakaburara. Niyo mpamvu abakera mu bwenge bari bafite bari barashyizeho ino kirazira, bakavuga ngo kirazira gukandagira ku ishyiga ry'inyuma. Ku mwanya wa 7 cyaraziraga kumena igisabo, kuko iyo wamenaga igisabo bakubwiraga yuko wagitwitaga. Niyo mpamvu abana bakireberaga kure. Usibye kuba igisabo cyari gifite agaciro gakomeye mu muco wacu, iyo wakimenaga koko hari ababyitaga ibikino. Iyo wakimenaga ubishaka waragitwitaga, kuko wabaga ukoze amahano. Ku mwanya wa 6 cyaraziraga gukama inka nta gicaniro. Iyo byamenyekanaga ibwami inka wabaga ufite zose barazikunyagaga. Wabaga ukoze amahano, inka wagombaga kuyikama hari igicaniro. Ese n'ubu ngubu biracyabaho cyangwa umuco wacu waracitse? Ku mwanya wa 5 cyaraziraga kikaziririzwa konyereza umwana w'umuhungu ku mabyi cyangwa nta utamuhanaguye. Iki ngiki wabaga ukoze amahano, kuko wabaga usobanuye iyo wabikoraga watumaga umwami inka ze zarashoboraga kunyagwa zose, cyangwa nawe izo utunze waba uri umworozi zose bakazikunyaga. Iki ngiki cyaraziraga kandi kikaziririzwa. Kandi ku mwanya wa 4 cyaraziraga kikaziririzwa kurya ibyufe wanyweye amata. Kubera iki? iyo waramutikaga ugiriye ibyufe wanyweye amata, icyo gihe inka zakamwe ayo mata zagwaraga amabere.
niyo mpamvu kugira ngo utaza gutuma inka z'abandi zitongera gukamwa barakubuzaga hakiri kare, waba wariye ibyufe nawe inkongoro ntuzirebe, ntunywe ku mata kugira ngo utazatuma inka zabo zigwara amabere. Ku mwanya wa gatatu, cyaraziraga kumena uruhimbi. Kumena uruhimbi ni igihe wasohokanaga umusatsi ku mugore. Cyaraziraga icyo gihe umugore bavugaga yuko atazabyara, yabaga ingumba. Niyo mpamvu cyaraziraga kumena uruhimbi. Abubu se murabizi, cyaraziraga kikaziririzwa, kuko icyo gihe byari kukuviramo kuba ingumba. Kandi ku mwanya wa kabiri, cyaraziraga kikaziririzwa kunywa amata wariye amashaza akaranze cyangwa amageri akaranze, bitewe n'agace uherereyemo. Iyo waga wayariye, cyaraziraga kunywa amata, kuko iyo wayanywaga, iyo nka yakamwa ayo mata, amabere yayo yaraturikaga. Niyo mpamvu abanyarwanda bo hambere bari bazi ubwenge mu kwirinda ibyo byose. Barakubwiraga ngo kirazira kikaziririzwa. Kandi ku mwanya wa mbere muri kirazira twaguteguriye uyu munsi, icyo ufite kumenya ni uko hari abahanzi benshi babiririmbye ngo gutatira igihango ndetse n'ibindi bitandukanye. Cyaraziraga kikaziririzwa kurahira ubusa cyangwa ibinyoma, kuko iyo warahiraga ubusa cyangwa ibinyoma cyangwa ugatatira igihango, ukaba waranywanye n'umuntu warangiza ukamuhemukira cyangwa ukarahira ubusa, icyo gihe igihango cyaragufataga, washoboraga kuburiramo ubuzima cyangwa ukitaba Imana. Niyo mpamvu bamwe, umuntu bahanye igihango yabaga ari umuntu ukomeye, ntabwo wari kumuhemukira, kuko iyo wamuhemukiraga koko bya nyabyo, igihango cyaragufataga kikaba cyakwica. Izi ngizi ni kirazira twari twaguteguriye. Nawe niba hari ikintu wifuza ko tuzakubwira ku muco wacu, mu gace twahariye umuco wacu utazavaho ucika tuwurora, watwandikira ku migozi y'abazungu ariyo 0780253797. Igitekerezo cyawe, inyunganizi, kunenga, gushima ni iby'agaciro gakomeye kuri YouTube channel yacu. Genda wandikemo Batizo TV Show, ni bana A na T na I na Z na O, ugasiga umwanya ukandika T na V, ukandika Show S na H na O na W, tukajya twibanira buri munsi. Kudukurikira nibyo bituma dukora cyane. Turabakunda cyane. Uyu munsi twifuje kubabwira kuri kirazira. Ubutaha tuzahura tuganira ku isano riri hagati y'umupfumu n'umuntu ubonekewe. Ese umupfumu n'umuntu ubonekewe batandukaniye? Icyo usabwa kugira ngo utazacikwa ni ugukanda subscribe, ukadukunda ndetse ukanadusakaza, ugakora share. Mwese umunsi uzira umwaga, mubereho kurama kubona ibyiza. Abagande bo baravuga ngo kare kare. Shalom.